Ibaze uramutse ubyutse ugasanga ntago wibuka ahantu uri, ntago wibuka amazina y'abantu bamwe na bamwe muri inshuti cyangwa se muziranye, ndetse utibuka n'ubuzima wagiye unyuramo umunsi ku munsi. Ibi bibaho cyane. Kuri iyi si hariho amamiliyoni y'abantu bafite iyi ndwara cyangwa se kino kibazo. Ni indwara yitwa Alzheimer. Indwara yangiza memwari y'ubwonko, ikagenda ikafekta mu gutekereza ndetse no mu myitwarire yindi isanzwe y'ubuzima bwa muntu cyangwa se abana nabyo. Uyu munsi rero tuza kuganira kuri iyi ndwara ya Alzheimer n'ikiyitera ndetse n'uburyo umuntu yayirinda ntazayigeraho cyangwa se ntazayirware, akaba nyine yayirinda. Niba utarakora subscribe, banza ukore subscribe kugira ngo ibintu nk'iby'ubwenge ujye ubibonera ku gihe. Alzheimer rero ni indwara yo mu bwonko ijyanye n'ibintu byo kwibagirwa, ugasanga aho usanga umuntu ubwonko bwe butagikora neza, yibagirwa cyane. Gusa kenshi ikunda kwataka abantu bari mu myaka mikuru 60 no kuzamura, ariko ntago imeze nka amnesia. Nyine amnesia ni indwara yo kwibagirwa, ariko kwibagirwa by'igihe gitoya byashobora kuba n'igihe ukaba wakongera ukibuka. Wenda nk'urugero wakoze nk'impanuka ya moto ugakubita nk'umutwe ahantu, ariko bakujyana kwa muganga nyuma y'iminsi mikeya, nyine ukaba washobora kuba wakira, bwa bwonko bwawe bwibutsa bukaza kugaruka. Rero bitandukanye cyane n'iyi ndwara ya Alzheimer, kuko yo ahanini usanga iyo ntago iterwa n'ikintu kimwe, usanga urumva ari amafakiti menshi cyane yongera risike zo kuba umuntu yayirwara akaba ayifite. Cyambere ni imyaka, usanga ikunzwe kurwarwa n'abantu bari mu myaka iri hejuru ya 65, cyane cyane nyine abasaza n'abakecuru batangiye kuba bakuzemo. Iyi ndwara ikunze gutangira kubataka, ariko si kuri buri bantu bose, ahubwo nanone ishobora guterwa na famiye ukomokamo cyangwa se mu muryango ukomokamo, bikaba byaba inheritance, mukaba mubihererekanya mu muryango wanyu. Ushobora gusanga nyine ba sogokuruza bawe na banyokuruza bawe baragiye bagira iyi ndwara bakayirwara, nawe rero bikazagukurikirana buryo bw'amagenetics, nawe ukazavuka ufite iyo ndwara, ukazatangira kuyibona nyine kuri ya myaka yawe yo gusaza nawe. Nanone bishobora guterwa n'ubwonko kuba butari ku murongo, aho usanga ubwonko bwavutsemo ikibazo nka amyloid plaques na za tau tangles, bigenda bikangiza amaneurons yo mu bwonko, nyine bikaza gutera iyo ndwara ya Alzheimer. Ikindi, kugira ngo umuntu azayirware muri iyo myaka, kenshi bikunze no kuva ku ngaruka zo kuba yagiye arya ibiryo bidafite intungamubiri. Ugasanga nta myitozo ngororamubiri ari wa muntu uhora uri aho ngaho yiyicariye, nta bintu bizima akunda gukora, nyine umubiri we atawukoresha, akunda kunywa ibintu by'amatabi, ibintu by'inzoga n'ibiki byose ku rugero nyine ruri hejuru cyane. Ibi ngibi byongerera risike yo kugira ngo ashobora no kubirwara atarajya muri iyo myaka za 65, ahubwo bigatangira kumwataka akiri muri za 40, 50, bitewe nyine no kutiyitaho cyane cyane. Ikindi gishobora kubitera cyane, umuntu ashobora kuba arwaye indwara z'umutima, afite imivuduko y'amaraso, ugasanga afite ibirwara nyine bya affect umubiri cyane, za diabete, ndetse rimwe na rimwe ugasanga afite za stroke mu mutwe we, ubwonko bwarangiritse kubera izo stroke, bikagira aho ngaho nyine bikamutera iyi ndwara ya Alzheimer. Gusa akaba ari n'ibimenyetso bishobora kumenyesha ko nyine iyi ndwara ufite ya Alzheimer cyangwa se iri hafi kuza, birimo kwibagirwa bya hato na hato. Umaze nko kujyana n'ikiganiro nk'umuntu mu minota itarenze nk'itanu cyangwa se 10 yabagiye, ukaza kongera gutekereza mwaganiriyeho, ukumva ntabwo ukiri kubyibuka, byagiye kera cyane. Ikindi ni uguhora ubura ibintu, ukayoberwa ahantu wabishyize kandi biri hafi yawe, nyine waje ugafasha nk'ikintu ahantu mu minota mikeya, ubwonko bwawe bukaba butakiye kubuhereza ahantu washyize nyine ibyo bintu. Wareba wakisaka ukumva uri kubibura, nyine bitari bikwiye ko wapfa kwibagirwa ibyo bintu, ari ibintu wakabaye wibuka. Gusa nyine ntabwo bivuze ngo umuntu ari wese wibagirwa gutyo ngo ahise arwara. Oya, ni ibimenyetso nyine bigaragaza ko iyo ndwara ishobora kuzaza cyangwa ushobora kuzayigira. Nanone bikunze kubaho ugize gutekereza, ugashaka gutekereza nk'amazina y'abantu cyangwa amagambo runaka, ukumva ari kugenda kugora kuyibuka cyangwa kuyatekereza, ugatangira no kujya igihe cyitiranya n'ahantu runaka. Waba ugeze nk'ahantu ukahitiranya n'ahandi hantu, byatangiye kugucanga nyine mu bwonko. Wagira nk'ahantu ukibwira ko ari nk'ahandi hantu, wase wajya nko guhamagara umuntu izina ukamuhamagara ry'undi muntu ukamwitiranya, mbega mu yandi magambo. Ibi nyine biri mu bimenyetso byakubwira ko iyi ndwara ishobora kuzakwataka mu gihe cy'ahazaza. Gusa ikikubwira ko indwara akaze cyane ni igihe n'abanyamuryango bawe udatangira kubibuka, ugenda ubibagirwa. Kuba mwavugana mukaganira cyangwa mwagira ibindi bintu mukorana, ibyo bikaba bitakiriho kubera iyo ndwara warwaye. Biri muri stage za nyuma, nyine ibyiciro bya nyuma, aho iba yakwafekse cyane.
Gusa nanone bikaba bikunze kugira ingaruka zikomeye cyane kuri bano bantu barwaye iyi ndwara, usanga imiryango yabo rimwe na rimwe bibabera nk'ihurizo mu buryo bwo kubitaho, kuko nyine batangiye kugera muri cya cyiciro bameze nk'abana bibagirwa buri kimwe cyose. Mu myaka za 60 umuntu aba akuze kumwitaho biba bigoranye. Rero nyine umuntu ukunze kuba arwaye iyo ndwara ashobora kugira ngaho akumva ko bamuhaye akato batakimwitayeho, kubera ko nyine agabona ibihagije baba batangiye kuvuga ati n'ubundi akuze cyangwa urashaje, akagira ngo nyine akumva arihebye nawe ubwe. Ibi nabyo kandi bikamwongerera bya byago by'iyi ndwara yo gukomeza kugira ngo imusakaremo wese, aguma iba nyinshi cyane. Hari n'igihe usanga aba muri community y'abantu ibi byamubaho bagatangira kubyumva nabi batarabisobanukiwe, batazi ngo bigenda gute, ntibamenye ko bita kuri uyu murwayi, bakagira ngo wenda niko abandi bantu basaza cyangwa iki, ariko biba ari uburwayi, ntabwo biba kuri buri muntu uwo ari we wese. Kuko nyine abantu bafite kino kibazo bakeneye kwitabwaho cyane nk'abarwayi, bakareka kuba babafata nabi bakafata neza, kuko nyine baba bafite icyo kibazo kandi bagomba kubumva. Ushobora nanone kwibaza, ese nakirinda ibyago byo kugira iyi ndwara gute, nabigenza nte? Iyi Alzheimer ntabwo wenda nakubwira ko wayirinda 100% ngo uba utayirwara cyangwa kuba utayigira. Gusa ubushakashatsi bwerekana ko hari ibintu ushobora gukora bikaba byakugabanyiriza ibyo byago byo kuzabigira cyangwa se kuzabirwara mu gihe kiri imbere kizaza, mu myaka yawe y'izabukuru cyangwa se indi myaka, kuko hari igihe bijya bibaho hakaba hari n'abantu batoya bari mu myaka ya za 30-40 bayirwara, bidakunze kubaho cyane, gusa nabyo bijya bibaho. Rero ukaba wabyirinda cyane. Ikintu cya mbere ni ugushyushya ubwonko cyangwa se gukoresha exercise ubwonko bwawe, aho ukazajya ukunda gusoma ibintu by'ibitabo cyane, kujya ukora utuntu tw'utubazo turi aho ngaho kugira ngo ukiyongera nyine ubumenyi. Ibi bigufasha gutuma ubwonko bwawe budasinzira, bukaguma buri awake, bukangutse rwose bumeze neza. Icya kabiri ni ugukora imyitozo ngororamubiri, wenda niyo utakiruka cyangwa ukora ibiki byose, ukajya ugenda ukagerageza kujya mu dusiporo turi aho ngaho, niba wiga kubyina nabyo ukajya kubyiga. Ibintu nk'ibyo ngibyo nyine bigenda bigufasha kugira ngo ugume ku murongo, ugume umeze neza. Ikindi usabwa kurya neza, aho ugomba kurya nyine ibiryo birimo imboga n'imbuto, bifite amasukari atari menshi cyane, ugashyiramo ibintu nyine bifite intungamubiri bitapfa kugutera indwara uburyo bwiboneye kose. Ikindi ukajya uryama igihe gihagije kugira ngo ubwonko bwawe buruhuke, bujye ku murongo hagati y'amasaha 6 n'amasaha 8, ubwonko buba bwaruhutse. Ukajya ugira n'umwanya ugura n'umuryango wawe mukaganira ku bintu by'umuryango n'ibiki byose, kugira ngo utajya wumva uri wenyine, ujye uhora nyine wumva uri kumwe na famiye yawe, ufite kuganiriza ibiki n'ibiki byose, ukaba ubwonko bwawe buri active, buri ku murongo neza cyane. Ubundi ukareka kujya mu bintu wenda by'ubusinzi cyane, cyangwa se kunywa amatabi cyangwa se ibimogi, ibintu bishobora kugira ingaruka ku bwonko bwawe, ukabyirinda cyane. Gusa nyine nta muti uraboneka, nta n'urukingo rw'iyo ndwara, ahubwo abascientifique bakabikoraho cyane ngo barebe ko iyi ndwara ya Alzheimer bayihagarikira cyangwa bakagabanyiriza ubukana bwayo, bakayibigishaho, bakagira n'ibindi bafasha kugira ngo nyine n'ababana nabo bamenye uburyo babana nayo, ndetse n'abafite ubundi buvuzi bakeneye guhabwa nabo kugira ngo babuhabwe. Gusa icyo usabwa nyine kuba uyifite, babusabwa kumwitaho, ndetse nawe utayifite bisabwa kuyirinda, gukora bimwe byose twagiye tuvuga haruguru, kugira ngo nawe mu myaka yawe y'izabukuru itazakwataka ikaba yakomeza nabi. Gusa icyo ukwiye kumenya, iyi Alzheimer wenda yatwara ubwonko bwawe bwibutsa, gusa ntiyakuraho urukundo abantu bagirana, ntiyakuraho kumva ibintu cyangwa se gusobanukirwa ibintu, bose no kwita ku bantu. Rero imiryango isabwa kwita abantu babo nyine bafite ibyo bibazo, bakabitaho n'umutima mwiza, batandukanye muri sosiyete ngo batandukanye n'abandi bantu, ahubwo bakabonamo nk'abantu bagenzi babo, kandi nabo birinda ubwabo kugira ngo wenda iyo ndwara nabo itazabageraho, bahiriza inama zose twagiye twumva haruguru. Ibyo byose umaze kubikurikiza, nta kindi kiba gisigaye usibye kuba ubuzima bwawe nk'uko rusanzwe bubaho. Gusa nkwibutsa, ukwiye kubanza ugakora subscribe kuri YouTube channel yanyu, kugira ngo ibintu nk'ibi ngibi by'ubwenge nk'uko nagiye mbikubwira bitajya bigucika, kandi bigiye kugerera ku gihe mu ba mbere, ujye ufata update zose zigezweho ku bintu nk'ibi ngibi rwose by'ubwenge. Mwakoze kubw'iki kiganiro, turabakunda cyane, kandi ibintu byose tubikorera mwebwe nakagaruka.